ni ukuvuga ngo P ihagarariye person, E ihagarariye environment, then O ikaba ihagarariye ibyitwa occupation. Person ni umuntu, environment ni aho uwo muntu ari, then occupation ni igikorwa uwo muntu ari gukorera aho hantu ari. Rero bino bintu iyo bihujwe iyo ari bitatu bigenda bisobanura uko kimwe kigira uruhare mu kurema ikindi. Ahangaha rero bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga mu buryo bwa parenting cyangwa se buno buryo turi kugenda tugarukaho bw'imirerere, uburyo bwa PEO model bufasha ababyeyi barera abana muri rusange, ariko cyane cyane muri iki kiganiro turi kugaruka ku babyeyi baba bari kurera abana b'abakobwa, ariko ababyeyi nabo ari ababyeyi b'igitsina gore mu gihe base badahari bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Rero kumenya ko imikurire y'umwana igirwaho uruhare n'imiterere y'umubyeyi we, n'imiterere y'aho umubyeyi aba, ndetse n'imikorere y'umubyeyi. Rero iyi PEO model nicyo ifasha ababyeyi kugenda basobanukirwa ngo uko nitwara bigira uruhare mu mikurire y'amarangamutima y'umwana. Imikurire, amarangamutima, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imikorere muri rusange. Rero kamere y'umubyeyi ku mwana hano irakonta, ndetse buriya muri environment cyangwa se mu bigaragiye umuntu, ntago iyo havuzwe environment ntago haba havuzwe ibifatika gusa cyangwa se physical environment, n'abantu bagaragiye aho hantu nabo baba ari ab'ingenzi. Rero inshuti z'umubyeyi nazo ziba zifite uruhare mu mikurire ya wa mwana mu buryo bw'amarangamutima. Si ibyo gusa, ahubwo n'ibimugaragiye bifatikana byo twabigarukaho, harimo nk'ibikinisho umwana afite cyangwa se imiterere y'ahantu umwana akuriye, n'ibindi bikoresho muri rusange. Hakiyongeraho nanone na gahunda za buri munsi z'umubyeyi, uko umubyeyi aburira umwana we wa mwanya wo kumutega amatwi, niko wa mwana agenda ahura na za ngaruka twagiye tuvuga haruguru. Ikindi akaba azi ko umwana ari we yaburiye umwana umwanya, kandi azi yuko ari we mubyeyi uhari kuri uwo mwana. Rero urumva ko biba bizamugiraho ingaruka zikomeye, azaba abona ko papa we adahari. Ikindi hiyongereye yuko na mama we uhari atari kumubonera umwanya. Mu bijyanye rero na physical environment cyangwa se mu bifatika, ni hahandi umwana umwana abona ibyo kumufasha bifatika, harimo ibyo kurya, imyambaro yo kwambara, ibikoresho by'ishuri. Ese umwana arabibona mu mikurire cyangwa se mu mibereho ya buri munsi? Ese umwana abasha kubona abandi bana bakinana kugira ngo atagumya kwihugiraho? Ese nanone ni ibihe umwana akunze kwisangamo bizamufasha kumenya n'impano ye, bityo bigatuma wa mwana atagumya guhugira ku kwibaza ngo kubera iki ntafite papa? Rero uko kuntu ibyo bintu byose bigenda bihura, uko umubyeyi we amwitwaraho, uko amushakira umwanya cyangwa se ntawumubonere, inshuti z'ababyeyi, abo bose bagenda bagena uko wa mwana azagenda yitwara mu buryo bw'amarangamutima. Rero iyi PEO model igenda ifasha umubyeyi gusobanukirwa ngo ngewe nk'umuntu ndi hehe, parenting ndi gukora nka occupation cyangwa se kurera ndi gukora nk'akazi, mbyitwaramo. Rero bino biba bizagira ingaruka nanone ku mikurire y'amarangamutima y'umwana nk'uko twagiye tubivuga haruguru. Rero uburyo bwa PEO, umuntu, ibimukikije n'umurimo, bufasha ababyeyi bari kurera abana b'abakobwa kumva uburyo imikurire y'umwana igirwaho ingaruka n'imiterere ye, ibimukikije byo mu rugo n'imirimo ya buri munsi. Guhindura ibyo umubyeyi ari gukora, kunoza ibikikije wa mwana, bituma rero ubufatanye hagati y'umubyeyi n'umwana bukomera, cyangwa se icyitwa emotional
cyangwa se physical bond attachment. Ibyo bintu ndumva twaragiye tubigarukaho, ariko tuzajya tugumya tugenda tubisobanukirwa amwe mu materime agiye yihariye kugira ngo mugende mubisobanukirwa kurushaho. Ariko muri make ni ukuvuga ngo umubyeyi aba akwiye kumenya ngo ese ndi kuzuza inshingano nsabwa, ese ibyo umwana akeneye ndabikora neza, ese umwana ndamurera neza. Ahangaha niho PEO model iba ifitemo uruhare. Umubyeyi yibaza niba ibikikije umwana biri safe cyangwa se bitekanye, akibaza nimba n'uburyo ari kumureramo biri gufasha wa mwana, bitewe n'uko wa mwana ari gukura afite umubyeyi umwe. Turabashimiye rero mwe mwadukurikiye kugeza kuri uyu munota hano muri Easy Life Talk. Twabagejejeho cyangwa se imwe mu nama y'ingenzi abasingle mother bakwiye kuba bagenderaho kugira ngo bagende barushaho gufasha abana b'abakobwa gukura badahura n'imbogamizi z'uko bakuze batari kumwe na ba se. Rero turabashishikariza yuko n'ubundi ibiganiro byacu mugumya kubishyigikira mukora like, as long as waba wabonye kino kiganiro kikagira uburyo kigufashamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sigukoze like uduhe na comment. Ku batarakora subscribe mwayikora kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha nabyo mujye muhita mubibona. Turabashimiye rero, ibiganiro byacu kuri Easy Life Talk nakagaruka. Waba ufite ibitekerezo cyangwa se ibibazo, muri comment niho kubishyira kugira ngo tugumye twubake umuryango ufite abana bakura neza kandi badafite ibibazo mu buryo bw'amarangamutima, kuko niho ibindi bibazo byose bigenda bituruka. Turabashimiye rero, ciao ciao.